Wigeze wibaza impamvu uri muri iyi si? Isi yuzuyemo ibibazo, imiborogo n'amakimbirane. Ese ujya wibaza impamvu wibona buri gitondo uhumeka, cyangwa wiberaho ubuzima nk'aho byose ari ibisanzwe? Ese waba warigeze utekereza ko kuba uriho atari impanuka ahubwo bifite impamvu? Ntabwo uri hano kubw'impanuka. Reka nkubwire, hari ibintu isi itakemura itagufite. Hari ikintu uzi cyangwa uzamenya ejo gishobora guhindura ubuzima bw'undi muntu. Waba ufite umutima wuje impuhwe, waba ufite ibitekerezo byubaka, cyangwa ijwi ritanga ihumure. Ibyo byose biri muri wowe si impanuka, ni umugisha isi yahawe. Wiba umuntu ubaho gusa ngo ubone bucya bukira. Baho kubera impamvu. Hari benshi barira, bari mu mwijima, kandi urumuri rwatuma babona inzira ruri mu muntu nkawe. Abantu bamwe bavuze ijambo rimwe, bandika igitekerezo kimwe, bakora igikorwa kimwe cyoroshye, bigahindura amateka. Icyo wavuga, ibyo utekereza, uko witwara, bishobora kugira icyo bivuze ku isi. Fata icyemezo cyo kudapfa kubaho gusa, ahubwo hitamo kubaho ku mpamvu, ku ntego, ku ngamba no ku mihigo. Ushobora gutangira none niyo utaba ufite byinshi. Wowe uri intangiriro y'ibishoboka, kandi niba utarigeze wumva ko uri ingenzi, ukaba aribwo bwa mbere ubimenye, iyi ni intangiriro. Uri umuntu wifitemo urumuri rutegereje kwaka. Ufite igitekerezo cyoroshye ariko gishobora kubohora benshi. Ntibisaba kuba umukire, ntibisaba kumenyekana, bisaba kwemera ko ibikurimo bifite agaciro, ubundi ukabisangiza isi. Ntucike intege kubera ko nta byinshi ufite. Ibyo utunze si byo bigena agaciro kawe. Uriho, kandi kuba uriho bishobora kugira icyo bivuze ku bandi. Tekereza ku buryo waba intangiriro y'icyiza. Wowe ubwawe ushobora kuba igisubizo isi itegereje. Hari igihe waba utazi aho uhera, ariko intangiriro si amagambo, ni ibikorwa. Ntugafate ubuzima bwawe nk'umuzigo, bureke wowe ubutumwa. Ntugategereze kugira byinshi kugira ngo utangire. Umucyo muto ushobora kwaka cyane mu mwijima. Wowe iyumve nk'uwo mucyo. Tangirira ku byo ukunda, kubigutera ishema, ku byo wakora nta gihembo ariko bikaguha amahoro. Shaka icyo ukorera abandi, ntugikore gusa kuko bakwishyura, ahubwo ubikore kuko bigukora ku mutima. Isi yarahindutse kubera abantu bahisemo kubaho ku mpamvu, bahisemo gutanga, guhanga, kuvuga, gukora no gukundisha abandi ubuzima. Ntabwo wakundisha abandi ubuzima wowe utabuha agaciro. Banza wemere ko wowe ubwawe uri impamvu. Ijwi ryawe rifite agaciro, ufite igisubizo isi itigeze yumva. Si ibanga, ni ukuri. Ubuzima bwawe bufite impamvu, haranira kuyimenya. Niba utarigeze wumva ko uri ingenzi, igihe ni iki. Iyi ni intangiriro. Ntuzacikwe n'ibiganiro by'uruhererekane bigize playlist y'ubuzima bufite intego.